Hello, ni Hagenimana Jean de Dieu. Muri uyu mwanya tugiye gukomeza urugendo rwacu. Video ya mbere nakweretse kwari nko kukurarika nkwereka uburyo ushobora kwideployingira application kuri internet ariko udakoresheje ziriya serivisi zihenze nka Vercel, Netlify, Render, wenda ukagura n'amadatabase ahandi hantu hagiye hatandukanye. Nakweretse setup yanjye nkoresheje kugura VPS yanjye, hanyuma nkashyiramo service yitwa deploy, hanyuma nka deployinga ama application. Ariko ntabwo nigeze nkwereka step by step ukuntu byakorwa. Nakubwiye ko nzabikwereka muri video zizakurikira. Iyi video ya kabiri rero ngiye kukwereka ibyibanze prerequisite, ukuntu utangira setting up ibintu byawe kugira ngo noneho ube watangira kubikora. Reka tujye mu mashini nkwereke setup. Video ya gatatu iraba ari kukwereka noneho ukuntu ugura VPS, hanyuma dukomereze aho ngaho. Hano mu mashini yanjye, ikintu cya mbere ugomba kumenya niba uri gukoresha Windows machine, imashini ya Windows, Microsoft Windows. Ukeneye gushyira mu mashini yawe icyo bita WSL2. Reka njye kuri internet wenda dusacinge ese WSL2 ni iki. Nicyo bita Windows subsystem for subsystem for Linux. Reka tubirebe. Baravuga ngo Windows subsystem for Linux ariyo twita WSL enables running a Linux environment directly on Windows without virtual machine or dual boot. It is audio for developers like you working on what. Aha batangiye kumvuga ibintu nk'ibyo, kuko iyi prerequisite nkoresha iyo umenyere kuyikoresha igenda yifamiliariza nawe kamenya ibyo ukora n'ibyo ukunda n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo ariko nshaka kugira ngo wumve hano, WSL ni uvango ni uburyo ushobora gufata icyo bita Linux. Linux ni iki? Ni operating system nka Windows, ariko ni operating system iri open source, ku buryo ariyo mu bintu bigendanye na software development niyo ikundwa kandi ni nayo iri customized for development. Niyo rero ikundwa cyane n'amasava yose amenshi abafite uyasetinga ukoresheje Linux. Wenda bigendanye na Linux wazabyigaho bihagije, ariko icyo nshaka kukubwira unuma ngo Windows ikimara kubona uburyo Linux ikenewe cyane, yashizeho system y'uburyo Linux wajya uyishyira mu mashini yawe ya Windows igakorana na Windows irimo na Linux kabirimo, byose bigakorana, ukaba ufite Linux kugira ngo muri development yawe bikorohere. Mu by'ukuri nuko nabisobanura. Kugeza ubu dufite version ebyiri za WSL, hari WSL1 na WSL2. WSL1 ni ya kera, niyo yasohotse mbere, ntabwo ubu ngubu nyine iri recommended kuyikoresha. Ubu ngubu iri recommended kuyikoresha niyo bita WSL2. Hanyuma rero icyo ukeneye ni ukumenya uti ni gute ahubwo ndibuze gufata Windows yanjye nkayishyiramo WSL2. Icyo ni igihe ufite Windows. Mu gihe uri gukoresha Mac OS, zino mashine za Apple, ho nta kibazo, kuko icyo twita izi mashine za Apple zo nizo bita Unix, zikoresha Unix system, ari nayo Linux ikoresha. Muri make experience bari imwe, uri gukoresha Windows machine uri gukoresha iOS machine, Mac OS na Linux. Bishatse kuvuga ko udakeneye kwinstalamo Linux, kuko the experience ni imwe, kuko zose zikoresha icyo bita Unix system. Ariko iyo ifite Windows, kubera yuko Windows ifite izo bita PowerShell, ikajya niyo bita command prompt, ntabwo izo ari nziza cyane ku bintu bigendanye na development. Ari niyo mpamvu nkurekomanda ko intambwe ya mbere niba ukoresha Windows ni ukubanza gushyiramo WSL2 mukangiye kwereka ukuntu wayishyiramo, hanyuma ukaba ufite Linux muri Windows machine yawe. Iyo ni prerequisite ya mbere ugomba kuba ufite. Nkwibutsa, niba imashini yawe ari Mac OS, just iyi step we ntabwo kureba. Niba ari Mac OS, iyi step turi gukora ntabwo kureba. Hanyuma rero ni gute ushyiramo WSL2? Iyi document nzayishyira kuri iyi video ku buryo ubasha kwidownloadinga ukaba wayifata nka reference, kuko ngiye ntabwo ndibuze kubikora kuko already imashini yanjye ifite
WSL2 kuko nanjye nkoresha Windows, ariko step ziroroshye ku buryo bitari ngombwa ko njya kubidemonstra. Nzagura iyi document ku buryo ubasha kubibona. Uhera hano, icya mbere ugomba kumenya ni uko imashini yawe igomba kuba nibura ari Windows 11. Yes, ari Windows 11 edition zose za Windows 11 birakorana na WSL2, cyangwa se ikaba ari Windows 10 ariko ikaba irimo version, iyi version bita 19.0.3 n'iziri hejuru yayo. Ngo leta with specific minimum build numbers for WSL2 with version. Hano noneho ugomba kuba ufitemo nibura iyi, ariko iyo bashaka cyane ni iyi 2004 nizijya hejuru kugira ngo installe WSL2. Niyo mpamvu ugomba kubanza kumakinga sure ko imashini yawe igize gute, ibifite. Icyo kintu ubanza ucyumva. Ni ukuvuga ngo urabigenza ute, ubasha kujya hano mu mashini yawe njye hano mu mashini nkande hano ndebe property, shaka kureba property z'imashini yanjye kugira ngo nkwereke ahantu wabirebera. Urabona ko njyewe ngiyemo hariya imashini mfite yanjye ni Windows 11 Home. Nuvuga ngo njyewe biriya bibazo ntabyo mfite kuko Windows 11 edition zose zirakora nta kibazo. Ariko wowe uramutse usanze ari Windows 10 ugomba kumakinga sure ko ukamanza wareba iyo bita, ukabanza ugasacinga ngo umenye iyo twita build number yayo. Build number yayo nusanga iri less than 2,000, aho ngaho ubyitondere kuko biruzi gusaba izindi manevre, cyangwa se ube wagenda ugaformata ugashyiramo Windows 11 cyangwa se Windows 10 cyangwa se upgrading nyine kugira ngo ugire version ukeneye. Hanyuma izindi step igihe usanze izo requirements zuzuye, igikurikiraho nta kindi, ntabwo bikomeye. Igikurikiraho ni ukuza ugashyiramo iyi command. Kwano bavuze ngo ikindi kintu bavuze bashaka, hari ikindi kintu bakeneye, icyo bita kureba ko imashini yawe ifite icyo bita icyo twita Hyper-V, icyo bita virtualization, ko iri enabled. Hano bavuze ngo WSL2 relies on Hyper-V virtualization stack and the virtual machine platform Windows features, which both requires hardware virtualization enabled in BIOS and what, or if virtualization is disabled on what, WC will show errors such as ibintu nk'ibyo. Most modern systems ship with virtualization support. Nubango imashini nyinshi zigezweho ubu ziza zifite virtualization iri enabled, ku buryo icyo kibazo nacyo bigaragara ko utapfa kukigira. Ariko nuramuka kigize, wakora na search kuri internet ugashaka ukuntu wa enabling virtualization muri Windows yawe. Nakaru koroshye. Tugomba kuba abantu bakoresha technology, bakoresha internet mu bibazo byose bafite. Ushobora kugira gute? Ushobora kujya nko kuri internet ugasaba ko bagufasha kureba ukuntu wakora virtualization, ku buryo byaba bikoroheye guhita ubikora. Iyo step nayo irangiye, igikurikiyeho ni iki? Ni ugushyiramo WSL. Nta kindi usabwa gukora, ni ukuza ugakanda iyi command WSL --install. Uyishyira he? Ni ukuvuga ngo uraza mu mashini yawe ukandika PowerShell. Nibyo bavugaga hari PowerShell, warangiza ukaraninga PowerShell as administrator. Ni yo cyo kintu gikenewe. Urabona hari PowerShell, niba ngo nshobora gukanda PowerShell bisanzwe, ariko nshobora no kwiraninga as administrator. Ngomba gukanda hano ngo run as administrator kugira ngo PowerShell ifunguke. Iyi PowerShell yamara gufunguka, PowerShell imaze gufunguka, hanyuma nkakanda iyi command bita WSL install. Ntabwo ndabikora kuko yanjye already WSL igeze gute irimo. Ibyo ngibyo umaze kubikora mu by'ukuri biba birangiye, nta kindi kintu usabwa gukora. Icyakora indi step ikurikiye ni ukuba ukeneye kugira gute
gushyiramo nibura version ushaka ya Linux, kuko wenda iyi ngiyi nubikora kuriya izahita ishyiramo iyo twita izahita ishyiramo iyo twita Ubuntu. Linux yitwa Ubuntu, ariko ushobora gukenera indi Linux, wenda Debian, wenda nindi, ariko ntekereza ko umuntu w'umubigina always Ubuntu niyo iri default. Rero ushobora kuyireka ntushyiremo indi version cyangwa se ugashyiramo indi version. Ikindi, kugira ngo urebe izindi version za WSL zihari, kugira ngo umenye yuko, kuko Linux igira izo bita ayo bita ama distro. Kanongere ngarure PowerShell, ndabona nari nayikuyemo. Niyo naraninga PowerShell nta itari as administrator, ntekereza ko ira command ngiye gukora yakora, kanyishyiremo. Ni iyi command bari bagaragaje hano, ni iyi command bagaragaje hano yo kugira ngo urebe distributions cyangwa izo bita distro za Linux zishobora kuba ziriho, ushobora kuinstalla ukoresheje iyi command ushatse kuinstalla indi version ya cyangwa se indi distro ushaka ya WSL. Hanyuma icyo ndakora ni ukuza hano nkajya muri PowerShell nkashyiramo ira command nkarani. Urabona ko ihise ikora. Urabona barazinyereka zose, harimo izitwa Aruma Linux, hari izitwa Debian, ari nayo bagaragaje hariya, hari izitwa Fedora, hakaza Ubuntu itari versioned, idafite aka version, ubwo numva bazashyiramo iri latest, cyangwa se Ubuntu 24.04 terwa niba ari nayo ushaka, cyangwa se Ubuntu 22 ugakomeza. Hariho n'izindi nyinshi ziriho hano, byaterwa niyo ushaka, ubwo kugira ngo ube wabikoresha kugira ngo nyine ufite level ya expertise mu bintu bya Linux. Ndatekereza naho udafite iyo expertise wakwikoreshereza kuinstalla hano gusa ahangaha, ubundi kagushiramo Ubuntu isanzwe, ubundi ukikomereza nkuko nanjye niko nabigenje, kandi birakora neza nta kibazo nkuko babisobanuramo hano. Iyi document rero nduze kwishyira kuri video ku buryo ubasha kwidownloadinga kugira ngo wifamiliarize n'ibi bintu, ubisome umenye ibi bintu ukuntu wabikora. Ni ibintu byoroshye, ibyo ubona bikugoye wakora search ukareba ukuntu wabikora, ariko bagenda bagaragaza step by step ukuntu wabigenza kugira ngo ushyire WSL mu mashini yawe ikora, ubundi ufite Linux mu mashini yawe, kuko mukanya ngiye kukwereka ukuntu uza kubikoresha. Ikindi kintu ntari buze gukora ndi kubwari kuri site ibintu ukeneye gukora, ni ikintu bita kugeneratinga izo twita SSH keys. Ushobora kuvuga ngo SSH ni iki? SSH nayo kanjye kuri internet nkwereke SSH cyari cyo, kugira ngo tuze gukomeza understanding SSH. Katwandike ngo what is SSH. Hano bagiye kuduha definition ya SSH kugira ngo banze umenye yayo, none umenye n'impamvu wawe yikeneye. Hano bavuga ngo SSH cyangwa se secure shell is a cryptographic network protocol used to securely log into or control remote computers over an unsecured network like the internet. Ni ukuvuga ngo ni protocol yashyizweho igufasha gukontorora computer iri remote. Niba ngo ni computer utari kumwe nayo, nk'ubu ngubu mu kanya tubuze kujya kureba ukuntu wafata server ahantu aho ndibuze gukoreka ni mu Burayi. Niba ngo iyo server ni imashini yawe iri somewhere uzajya wishura buri kwezi, kandi iyo mashini kugira ngo yaccessinge bizaca muri internet, kandi internet iri unsecure, ntabwo iri secure, ntabwo ifite umutekano. Kubera iki? Ibintu bitaguhakinga, which means kugira ngo rero bataguhakinga, kugira ngo ugabanye amahirwe yo kuba hacked, creatinze iki kintu bita SSH ku buryo ubasha gukontorora remote mashine yawe ukoresheje izi nzira zagenwe nziza zituma wiloginga cyangwa ukontorora ya mashini iri somewhere ahantu utagera, ukabikora kuri internet kandi muri ya nzira iri secured. Niko twabivuga, nicyo SSH mu by'ukuri bivuze. Icyo rero nendaga kukwereka ni ukuntu ugenerating izo twita keys, ama keys uzakoresha. Nuvuga ngo hari key ushyira muri iyo mashini ugiye gufata, ugiye kugura wenda mu Burayi, hari na key isigara mu mashini yawe ku buryo biconnectingana bikaba biri connected gutya, iyo connection yamara kuremwa ukaba wizeye yuko nta wundi wakwinjiriramo nyine, kuko urumva key uraba ufite biri mu mashini yawe nta handi rabiri. So
umuhaka uri somewhere ntabwo iyo key azaba ayifite, ariko bikaba bikonegitingana na ya remote computer iyo uri buze kugura ariyo twita VPS mu kanya ndibuze kukwereka. Icyo kintu rero nacyo ntabwo ndibuze kukwereka ukuntu gikorwa, ahubwo ntabwo ndibuze kubidemonstra, ariko ngiye kukwereka nabwo nakoze document ishobora kugufasha kuba wabikora. Iyi document hano step ya mbere ni generate SSH key pair on WSL2. Nuvuga ngo mu kanya namaje kukubwira ukuntu washyira WSL2 mu mashini yawe, none ngiye gukora ukuntu watangira gukoresha WSL2 ya Linux yawe ugeneratinga za izi pair, aya ma key ukeneye kugira ngo ube wakora ibyo ushaka gukora. Uzabigenza ute rero? Uzajya muri WSL2 terminal. Nuvuga ngo icyo twita terminal niriya PowerShell nafunguye nicyo twita terminal. Abantu benshi ntabwo bakoresha terminal, bakoresha icyo bita GUI, gufungura ugafungura wenda nka gutya ukabona iyi ni GUI, ariko terminal ni izi ngizi ufungura ugize gutya wanditse uti wenda PowerShell kanyifungure. Iyi ni terminal, iyi niyo bita terminal. Hari niyo bita kuri Windows, hari niyo twita CMD, iyo twita command prompt, nayo nindi terminal ushobora gukoresha. Iyo ukoresha git, iyo washizemo git mu mashini yawe, hari iyo twita git bash, nayo nindi terminal ikora kuri Windows. Dore ngiye urabona ko ngiye nayo nindi terminal. Ushobora gutanga command clear, ushobora gutanga command pwd kugira ngo umenyanure ibintu nk'ibyo. Nama command ibi bifite igihe bifite amakomande usaba kubyifemireza ukabimenya. Hanyuma rero na hano niko bimeze, urajya muri WSL2 terminal, ushobora kwandikamo ubuntu hano kuko uraba washyizemo ubuntu, hanyuma igafunguka ngiyi, ugafungura ubuntu kugira ngo ubone terminal yawe ya ubuntu. Dore ngiyi, sibyo ngiyi, ariko njyewe ntabwo ndibuze gukoresha iyi ngiyi, mfite indi terminal nziza bita warp nestaye. Reka nkwereke warp, ni ushobora kwandika warp niba ushaka kuyikoresha. Warp terminal ni terminal igezweho, ikora kuri Windows ndetse no kuri macOS. Ushobora kudownloadinga ugakoresha, nubwo yishurwa ariko ama features menshi n'ubuntu. Nk'ibyo nkeneye n'ubuntu, ushobora kubona ko nshobora kudownloadinga on Windows nkayikoresha, hanyuma ari ama terminal yose mfite muri Windows akagaragara muri iyi warp. So ushobora kudownloadinga ukayikoresha, ari nayo ngiye gukoresha hano ngiye gukoresha. Reka njye hano bite njya kuri warp, reka nyifungure ngiyi, irimo iranafunguye. Hanyuma kanyifunge nongeye nyifungure kugira ngo ntaza kukonfusinga. Ariko udafitemo warp ushobora kuyikomereza n'iriya ubuntu. Byose ibyo ngiye kwereka birakora. Urabona ko irafungutse. Ni witegereza hano, iyo ukanza hano kuri plus ubonaho ibindi bintu andi terminal ushobora gufungura ubuntu, ushobora gufungura bash ariyo ya git bash nakweretse, Windows PowerShell ibintu byose nk'ibi. Ikitarimo ni command prompt. Hanyuma iyi ni ubuntu, iyi ni ya ubuntu yanjye. Ndaza hano muri ubuntu, kankande command ya clear kugira ngo ba clearing irantuza. Hanyuma kankwereke, urabona noneho barakubwira ngo ujyamo hano ukande SSH keygen -t n'aya magambo. Iyi ni algorithm ugomba gukoresha, nta kibazo uyishyireho. Utu tundi twinyuma ushaka wadushyiraho cyangwa se ntudushireho. Icyo bari kugusaba ni ugushyiramo email yawe kugira ngo wayiprotecting na email. Iyo wanditseho iyi -c ushyiraho email kugira ngo iyo email buri gihe ujye uyishyiraho, kuko nyine wamuhaka ntabwo azaba azi email yawe, right? Hanyuma ibintu nk'ibyo ariko ushaka ntabwo wayishyiraho kuko nkanjye sinayishyize. Ushaka wagarukira hano, utuntu turi additional ushobora gushyiraho cyangwa se ntudushireho. Hanyuma wamara gukanda SSH keygen -t ed what and what, warangiza ukikomereza ugakora ibyo ugomba gukora. Aravuga ngo when prompted for file path press enter, ikomereze. Ugenda ukanda enter gusa ntagire ibintu ushyiramo bindi. Ugakomeza hano when prompted for passphrase, ushobora gushyiramo passphrase, ariko ikintu cy'ugomba kwitondera, ugomba kumenya ko iyi passphrase
ugomba guhora uyibuka, ni nka password. Ugomba guhora uyibuka, ugomba gushyiramo amagambo uzahora wibuka cyangwa se ukayandika ahandi hantu. Njyewe ntabwo nayashyizeho, nubwo biri recommended, ntabwo nayashyizeho. Ni extra layer of security, ni security yisumbuye baba bashatse gushyiraho. So ushobora kuyishyiraho cyangwa se ntuyishyireho, ni uburenganzira bwawe. So nushaka kuyishyiraho urayishyiraho, nudashaka wikandire enter, utayishyizeho birakomeza. Hanyuma ako kanya numara gukora ibyo usabwa gukora byose, irahita iba created, irahita bijyamo hariya. Nibijyamo birajya muri folder yitwa .ssh, niho birajya. Kugira ngo umenye yuko byagiyemo, urubuze gufata iyi commande copy, nanjye kanyifate kuko ibyo narabikoze already nakubwiraga. Iyi commande reka nyishiremo hano kugira ngo urebe ko nanjye nzifite. Niwitegereza mu bintu duhaye hano, niwitegereza uraza kubona utu tuntu ko ari tubiri, id what and what n'amagambo. Iyi niyo twita public key, no, iyi niyo twita private key. Iyi idafite extension niyo twita private key, ari nayo isigara mu mashini. Hakaza iyi public key. Iyi public key yo ni nayo dukoresha tugenda dushyira ahantu hose dushaka guconnectinga na SSH. Iyi yo kuba wayikandaho ikagaragara nta kibazo, kuko na hano ngiye kwikandaho, kuko kuba nayigaragaza nta kibazo kibirimo. Dore ngiyi, iyo ukanze iyi commande ngo cut what ihitiza, dore ngiyi. Warangiza iyi yo ugenda ushyira ahantu hose, kuko n'ubundi iyikora ari uko bamaje gucekinga ko ufite private key mu mashini yawe. So niyo mpamvu kuba wayireba ntacyo bimaze, kuko aho wayishyira hose nta kintu byakumara, kuko private key iri mu mashini yanjye. Nibyo rero, ni ukuvuga ngo rero iyi nayo ni indi prerequisite. Mu kanya none ngiye kukwereka ukuntu ibi byose noneho ubikoresha kugira ngo ugure VPS, ufate VPS, winjire muri iyo VPS, hanyuma ushyiremo deploy, hanyuma ukomeze udeployinga ama application. Iyo niyo video irakurikira, ari yo video ya gatatu muri iyi seri yo kugaragaza ukuntu wakwideployingira ama application yawe. Izi document zirimo ibintu ntagiye nkora, natekereje ko biri simple umuntu ashaka kwikorera, cyangwa ibintu njyewe ubwanjye nagiye nikorera, ndi already nakoze, ntashaka kongera gusubiramo. Nzazishyira kuri video ku buryo ushobora kuzidownloadinga ukareba ukuntu ibintu bikorwa step by step, ubundi nawe ukabikora nk'uko bigomba gukorwa. Urakoze, nizere yuko uribuze gukurikirana video ya gatatu ikwereka noneho ukuntu umuntu afata server n'ukuntu akomeza SSHinga muri yo, ashyiramo na deploy n'ibindi bintu nk'ibyo. Urakoze.